abashaka imikenyero, abashaka ibintu bitandukanye, kwambika abageni, aba best man bose, ba marene, ba pare, dufite imyambaro nta kibazo. Icyo cyo kuri Amazing TV Show twaragikemuye. Ikindi cya kabiri ndagira nongera nibutsa abantu ko muri iyi minsi turi gufasha abantu bashaka kuza muri Canada, ku bantu bashaka kuza gukora ariko abanyeshuri ntabwo turahagera. Ku bantu bashaka kuza gukora nabo turabafasha, ni make cyane, turagufasha ukaza, tanga make, tujya kwa noteri tukandikiranwa, ubundi ukaza ufite akazi rwose nta kibazo. Sinakubwira ngo uzaze kwiga birahenda cyane, byagusaba amafaranga menshi, ariko uje gukora nta bindi byangombwa, ibindi byo bigenda neza. Icya gatatu rero, ubu turi gufasha abantu kigezweho. Ntibakubwiye ubushize tumaze gufasha abangahe batatu bamaze kubona ibyangombwa byo gutwara amamodoka. Ibyo urabizi, uratanga ubuhamya cyangwa mbivuge? Nk'uko yarabivuze rero, hari aho ushobora kuza uri mushyashya, uko waba uri kose, akwigisha amategeko y'umuhanda, ukabona provisoire, ukagenda ukora rimwe, ntabwo ukora kabiri uhita uyizana, ukaza akagutreninga iminsi 3 ukajya gukorera perime yawe umeze neza cyane ku buryo bari buhagere ikagenda neza. Kandi tukubwira yuko niwe wenyine wambika abageni, ni umuhanga, agufitiye n'abantu basuka neza cyane. Nabo ni wa hundi wa mukobwa ushobora kuba waragumiwe, yagusutse utera intambwe ebyiri telefone zigacicikana zishaka nimero yawe. Umuntu wambariye umugeni iyo yamwambitse neza, na babandi bambariye umugeni bahava babonye abo bifuza, ibintu bikaba neza cyane. Turava mu bwiza tujya mu bundi. Ntibikiri inzozi ku bantu benshi bari bategereje kuba bakwifuza kujya mu mahanga, bongeye bashizwe igorora. Mega Global Link yongeye yaje abashaka abakunzi ba Amazing TV, n'ubundi tuba twaje twagarutse muri kumwe na DGKA MC cyangwa se Masisi. Ibyo byose ni amazina, ni inkuba ku butaka, ni umusaruro w'igihugu, ni ubutunzi bwa Kongo. Uyu munsi rero turi kumwe n'umubyeyi wacu, n'umubyeyi mu babyeyi, akaba umujene mu bajene, ahantu hose aba hari mu nama nyinshi. Iyo yageze mu babyeyi tugira inama rwose za kibyeyi, yagera mu bajene akihuza natwe, yagera mu babyeyi akayobora amakwe n'ijambo, yagusabira umugeni. Ni umutungo wa Nord Kivu, ni umutungo w'ubutaka bwa Kongo, ni umutungo ukomeye cyane. Ni ambasaderi wa Nord Kivu, ni umukungu ukomeye cyane, yicaye mu cyicaro cya Halifax, niwe wenyine, nta wundi umusimbura, aracyayoboye, atorwa 100%. Ahantu yibereye muri Halifax niwe wenyine tumutora. Ni umutungo w'ubutaka, ni umutungo w'igihugu, ni umutungo n'umusaruro wa ubutunzi bwa Kongo. Wagwana umeze gute papa wanje? Umeze neza GKC. Ndabanje gusuza cyane. Uyu munsi nta kintu navuga, uyu munsi ndakureba nkumirwa, nkareba nabuzaho mera, niba ndibuhere ku ngofero, niba ndibuhere kuri rinete, niba ndibuhere kuri ndabona ibintu byose. Turava mu bwiza tujya mu bundi, mukanya turisanga ku gasozi ka Bwiza. Uyu munsi rero yari iminsi utagaragara kuri kamera za Amazing TV. Uyu munsi nkeneye ko uza kuduhereza ubwino hano wari umaze iminsi uherereye, ibyo wari uhugiyemo. Ndizera bajya bavuga ngo agatinze kazaza n'amenyo ya ruguru, kandi ngo ntawe utinda adahambiriye. Ndizera ko uyu munsi ibintu bimeze neza cyane. Mumeze neza? Tumeze neza, uretse mwebwe tutazi ko mumeze. Natwe tumeze neza cyane. Abantu bari kukureba cyangwa se bagiye kukureba kuri Amazing TV, wabibwira? Murakoze cyane. Nk'uko abantu benshi banzi, amazina yanjye n'ubundi benshi barayazi, ni Kagabo Faustin, akaba ndi umuyobozi wa Amazing TV Show. Hari ibyo mwumvishe wenda GKC arimo avuga, hari ukuntu nyine murabaza ba MC, hari ukuntu basobokeranya amagambo, ariko byinshi yavuze harimo gukabya nk'uko aba MC nyine. Ibyo mwumvishe yavuze byinshi, harimo byinshi by'ukuri, ariko hakabona byinshi bitari ukuri. Ntimubitindeho cyane rero, ntimuvuga ati asigaye yariteretse Faustin, ariko nyine aba arimo atebye nk'umu MC. Ariko icyo nzi cyo nuko tugiye kugira ikiganiro cyiza cy'uburyohe, kandi abakunzi ba Amazing TV Show ndabasuje cyane aho muherereye cyane. Turabakunda kuri Amazing TV Show, by'umwihariko cyane abantu badukurikirana umunsi ku wundi, mukurikirana ibiganiro byacu dushiraho. Hari n'abatwandikira inbox bavuga ati se ko mutakiduhereza ibiganiro byagenze gute, ikibazo mufite ni ikihe? Kubera murabizi aha ni ahantu tuba turi gushakisha, ariko
si uko tuba tuba turi kubashakira ibyiza cyane bizaramba kandi bizabashimisha igihe kirekire. Rero ndabasoje cyane aho muherereye cyane, wenda urampereza akanya mpande nsuhuza abakunzi bacu cyane baherereye mu Rwanda, benshi badukunda cyane batubwira ati ariko Amazing TV Show byagenze gute ko mutakiri kuduhereza ibiganiro, tuba dushaka kumenya ibyo muhugiyemo. Ndabashoje cyane, hagakurikiraho abantu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nabo turabashoje cyane, tubafite abakunzi benshi cyane. Gakurikizaho abakunzi bacu bari muri Canada, by'umwihariko hariho Amazing TV Show ikorera, nabo turabashoje cyane. Hanyuma n'abantu benshi baherereye cyane mu bihugu by'Uburayi, tuhafite abakunzi benshi. Abadukurikirana muri benshi cyane, ntabwo tubibagiwe, ariko mwumve ko Amazing TV Show tuba tubafite ku mutima kandi tubazirikana, tubafata nk'abantu b'ingenzi cyane dukunda. Mukomeze rero mudushigikire, mukore nk'uko bisanzwe. Ikiganiro nukibona ukumva kigushimishije, ukore like, n'akantu koroshe rwose, ukandeho witambukira, niba ngombwa unagisharinge, unatera n'agakomantere. Mbese nunabona nicaye kuri kamera niteretse, uvuga uti basi wambaye neza, cyangwa se ubutaha uzaza wambaye gutya, ni akantu kako. Ibitekerezo byanyu biradushimisha cyane kandi nibyo duha agaciro. Amazing TV Show ni iyanyu, ni iyacu twese, dukore nk'umuryango tuyizamure twese. Nibyo, murakoze cyane. Murakoze cyane kabisa guhereza ubwino cyangwa se kwivuga, ibintu biba bimeze neza cyane. Abantu benshi mu kiganiro twigeze dukora cy'ubutaha bari bamaze iminsi babaza ahantu wari uherereye ku matelefone ni box, narababwira ati benshi hari abantu bagiye bakubona ku mafoto atandukanye, ahantu wari urimo wagiye gusabira umusore wawe umugeni. Abantu barakoheraga se ko tubona mu bajene ari umujene, twakwikubita mu basaza tugasanga azi ikibonezamvugo wa muco. Ibyo bintu turibanda ku kintu kijyanye n'ubukwe cyane. Ubikora ute kugira ngo ku myaka yawe, ko tuzi ari abasaza ari abakambwe bari hejuru y'imyaka 50-60 aribo bajya gusaba umugeni, cyangwa bagasaba umugeni, Yego. bagasabisha bakanasaba. Ubikura iyo mpano, uyikura hehe yo kuba abenshi mu rubyiruko bamaze kuvuga ati uyu niwe data bukwe, abandi ati uyu ni data. Ugasanga abasaza bagerageje kugutuma hirya no hino mu province atandukanye. Izo mpano, iyo mbaraga uyikura ko mbona benshi mu bana bari muri generation imwe batabigerageza, batabibasha, ahubwo bakabinkoma amashyi zabo bakagenda bakugaragiye ari wewe kibamba. Iyo mpano uyikura he? Tubwire, dusobanure ku bintu nk'ibyo ngibyo, kuko ibintu by'umuco tuba dukeneye kugenda nabyo urubyiruko rukuzamuka, ntidutakaze umuco. Urakoze cyane. Nari ngiye kukubaza ati se wenda turabazanya twese, rega turi mu kuganira hano, ntabwo ari ibintu bigize cyane, ariko turaganira, tunahuza ibitekerezo. Ni nk'uko nanjye nakubaza amasaha ati siko nkubona wabaye MC kandi tukuzi warahoze uri DJ. Urumva ibyo bintu? Yego. Wansubiza iki kakanya? Aho ngahita ngusubiza. Yes. Njyewe urumva uvuze neza cyane ngo kubera iki twari tukuzi nka DJ, nyuma yo tukakubona nka MC. Yego. Urabona kenshi umu DJ akenshi bari kumwe na MC cyane, kuko abari kuri sonorisation. DJ wari wa muntu uraho akora ibyo MC amutega cyane, shyiramo kano karimbo kagashiramo cyane. Yego. Rero ngewe iyo nabaga ndi kubikora baravuga ati muhanga mu kuvumbavumba ijambo. Nge navumbye ijambo mvumba n'umuco, kwa kundi bavuga ngo ikinyarwanda si ururimi uvuga, ahubwo ni umuco ngira. Urakoze cyane. Ngewe rero icyo kinyarwanda naracyumvise kandi nsanga mfite n'umuco wacyo. Urumva ko n'ibintu birajyanye, n'ibintu bitari kure, biraturanye. Yego. Hari umugani mu kinyarwanda uvuga ngo utaraganiriye na se ntamenya icyo sekuru yasize avuze. Urakoze cyane. Natwe rero icyizere abantu baba bangiriye, cyangwa ubuhanga bwo gusabira abantu, cyangwa se ubuhanga bwo kuba wantuma ati genda unsurire uyu muntu, cyangwa kuvuga ngo genda ujye kumpembera uyu muntu, nk'umuntu waganiriye n'abakuze, hari ubwenge nagiye mbakuraho, hari ibyo nagiye mbakuraho byinshi. Kumbona rero umuntu agiye gusabira umuntu ku myaka yanjye aho ngeze, ubundi
ku myaka tugezemo twakagombye kuruhura abasaza aho kugira tubagore, akaba ari twebwe dufata iya mbere bakadutuma tukagenda. Niba ari ugusaba umugeni ukagenda ukamusaba, niba ari ugufata irembo ukagenda ugakora imisango ya kinyarwanda neza, ukayikora neza, umugeni ukamusaba kandi ukamuhabwa. Niba ari uguhemba umuntu wabyaye ukagenda nk'umuntu mukuru ugahemba umubyeyi, ugakurikiza imihango isanzwe ya kinyarwanda ikorwa. Nibyo rero, nuko rero mwambonye ahantu ntuye bangira icyizere, ndetse n'umusore nagiye gusabira yangira icyizere, arambwira ati rero Papa Berwin, Papa Ganza, ni wowe nizeye nshobora gutuma ukajya kunsabira. Tayarisha ikoti ryawe urirepase, urimeze neza, hanyuma uzajya kunsabira. Nkuko mwabibonye ntabwo ndi bwitake ngo nabikoze neza, ariko abari bahari wenda nibo bahamye bo kuvuga ibyahabereye. Wenda nkawe nk'umuntu wari uhari, ahubwo tanga ubuhamya uvuga ati byagenze gute, hanyuma wenda babone ko uko byagenze. njye nabivuze, ariko natangiye mbivuga, ndavuga ati agera mu basaza akabivuga neza, akaganira agatebya agatinda, yagera mu bajene rwose akabagira inama bigatinda, kandi ugasanga ni ibintu byiza cyane kandi bigifite umuco. Hanyuma ni byiza cyane, turabidusobanuriye kandi bidusobanuriye neza. Abantu mukomeje kutwumva, ndizera ko ibintu bavuze murabikurikiza. Hanyuma ikibazo ndibuze kukubaza, uravuga iki ku bantu bagera mu mahanga, abana babo umwana wabo akaba afite imyaka 5, imyaka 10 atazi ikinyarwanda? Ibyo bintu ubivugaho iki? Ukumva aravuga ati ngo nkunda mu rugo, ariko wareba ku bana ugasanga umwana nta rurimi rw'uwabazi. Biterwa n'iki? Ese urabivugaho iki? Urakoze cyane. Mperutse mu cyumweru gishize twatwaye kuri vaxe umwana wanjye, twamutwaye kuri vaxe kumwe na madame. Yego. Uwatwakiriye ni umunasi yavuye muri Afghanistan. Yes. Yari umunasi mwiza, turaganira, ubwo yarebaga uburyo umwana ari kugenda akura, ibyo ari kugenda akora, donc development y'umwana ukuntu agenda azamuka. Noneho ndangije ndamubwira ati ikibabaje ni uko umwana wanjye avangamo icyongereza rimwe, nkumva avuze n'ikinyarwanda rimwe na rimwe. Arangije arishima. Namaze ati se kuki wishimye? Yes. Ati njyewe mu rugo, njyewe n'umugabo dufata umwanya wo kwigisha abana bacu ururimi rw'aho twavuye. Ati ni abana twabyariye hano muri Canada, ati ariko twebwe umwana tuba tugomba kumwigisha ururimi rw'aho twavuye, niba ari Icyarabu tukakimwigisha ku buryo akimenya. Ndangije ndabikubwira, ndamubwira ati se kubera iki ufata uwo mwanya wawe n'umugabo mukabigisha? Ati abana tuba tugomba kubigisha umuco w'aho twavuye, bakamenya umuco wacu, bakamenya ese dadi na mami, cyangwa mama na papa, cyangwa mama umbyara na papa umbyara, iwabo aho bakomoka bakoresha uru rurimi. Ndamubwira ati ndamaze ati se niyo mpamvu uri kunshishikariza ko umwana wanjye ngomba kumwigisha ururimi rw'aho naturutse? Arambwira ati nibyo, nubwo uri hano uyu mwana ndi kubona wamenye muto, umwana ufite imyaka 2, mugomba kumwigisha ururimi rw'aho mwaturutse, akamenya ururimi. Kubera ko ururimi, uzibuke n'indirimbo yubahiriza igihugu y'u Rwanda, hari agace baririmbamo kananshimisha cyane, ngo ururimi rwacu rukaduhuza. Urumva ururimi, umuco, byose nibyo bibahuza. Kuko bivuze ngo umwana wanjye nakura azi ururimi dukoresha, azaruvuga. Ubwo icyo gihe ruzaduhuza, azahita amenya n'ahantu bakoresha urwo rurimi. Umwana wanjye azahita amenya ko nkomoka muri Kivu y'Amajyaruguru. Berwin nubwo azi icyongereza, ariko azamenya n'ikinyarwanda dukoresha. Niyo mpamvu rero ngarutse ku kibazo rumbajije, hari abavandimwe dufite bakwira isi yose.
hari abari muri za Australia, hari abari muri Amerika, za Norvège, Bufaransa, Belgique, hari abari mu bihugu bitandukanye bose. Reka tubabwire umwana aho yaba ari hose nanahavukira, aho kujya ukishamo umwigishe ururimi rwacu rw'ikinyarwanda. Ni ururimi rwacu twemera, twakuriyemo, kuko uwo mwana azakura avuga ngo papa na mama bakomoka hehe? Muri Congo, mu majyaruguru cyangwa mu majyepfo, yaba aturuka muri za Minembwe, yaba aturuka i Masisi, yaba aturuka i Gicumbi, yaba aturuka i Bukavu, yaba aturuka i Goma, ariko byibuze uzamenya ko uwo mwana dadi na mama ariho bakomoka. Niyo mpamvu rero njye nabashishikariza kubwira abana babo bakabigisha ururimi rw'aho bakomoka, kugira ngo batazibagirwa umuco, batazibagirwa gakondo y'ababyeyi babo. Ndumva aricyo nabivugaho. Sinzi niba unyuzwe. Niba utanyuzwe wongere ubaze, ndongeraho. Ndanyuzwe, gusa ugiye hafi y'ukuri. Njyewe ubwanjye kuntu mbifata, ntabwo ndagera ku kuri. Ntabwo uragera ku kuri neza nyine, ariko kabure turavanamo igisubizo mu kibazo. Icyo nshingiraho, njyewe ubahaye inama, ariko iyo mbona umuntu ajya kuri social media akavuga uburyo akunda igihugu, wareba umwana we ugasanga umwana we ntabwo azi ikinyarwanda, kandi mu byo yazize yarakizize. Ibyo bintu wenda uraza kumanaginga, ariko icyo nabisobanuye neza, mvuga ati okay, ubwo tugiye kuba patriote, umuntu arerekana ko akunda igihugu, yego, kandi noneho dufate n'uwo muntu nawe niba agikunda nagikundane n'ibyo byose n'abe bose, ubwo ngiye kuba patriote. Niba ko kuvuga ngo nkunze igihugu, barahari abantu benshi aja kuri social media akandika ati ngiye nkunda Congo, dore ko benshi muri iyi minsi turavuga ngo dukunda AFC M23 twirwanaho. Niba ko kuyikunda n'umwana wawe ufite n'abarumuna bawe, bigishe kuyikunda. Ntabwo uzigisha umuntu gukunda AFC M23 twirwaneho umwana wawe atavuga ikinyarwanda. Ashobora azamenya icyo aricyo, ariko byibuze amenya n'urwo rurimi, kuko n'urwo rurimi tuvuga narwo ruri mu byo dushira imbere bituma koze yabarwanira yumvikana. Aho nize noneho bimeze neza. Uyu munsi nababwiye umuyobozi wa Amazing TV aradusobanurira byinshi, abana dufitiye ubwino byinshi cyane, urubyiruko, abasaza, mwese nizere ko mumeze neza cyane. Ni ukubera ko usanga abasaza aribo bakunda igihugu cyane kugereranyije n'urubyiruko, ugasanga urubyiruko ntago bari kubijyamo cyane. Buriya ubona intege nkeya ziba ziza kubera kuyihe mpamvu? Ntabwo ibyo njye nabyemeza, reka tubirebera mu bikorwa. Ntabwo ibyo nabyemeza. Tujye mu bikorwa, ubwo nahita ndeba umubare w'abari kuri field. Nimvuga field nandi kuvuga tere, urasanga ari urubyiruko. Nujya kureba uzasanga abasaza ari bake. Ahubwo ikibazo cyo nagufashaho, uko biri kose abantu bose ni ugufashanya. Urubyiruko nirwo nyambere, wenda sinaguha statistique, ariko nta muntu navuga ngo ntajyayo ntajyayo. Wenda gice ndi butangeho inama n'umuntu wumva udafite ubwo bushake, yaba umubyeyi cyangwa urubyiruko, amenye ko umusanzu w'igihugu urahari, kandi umusanzu ukeneye umuntu wese. Ukeneye wowe, ukeneye njyewe, ukeneye umuntu mukuru, ukeneye umwana. Umuntu mukuru ashobora kuba ibyo atakora ko yatanga inama, ikintu cyo ntigishoboka. Ashobora kuba atajya kuri field, ariko ashobora kuba yatanga amafaranga yo kugira ikintu akora. Umwana ashobora kuba afite intege nkeya, ariko ashobora kuvuga uti noneho njyewe nzajya kuri social media ndwane intambara ya social media. Buri muntu wese urwego arimo afite ikintu yakora kandi kikagirira akamaro abantu bari kuri field cyangwa abantu bari ku rugamba cyane rwose. Ibintu bimeze neza rero, abasore, urubyiruko, abajene, mukomeze mutere imbere, kandi nanone tubabwira yuko ibyiza ni ibigaruka. Ndagaruka n'ubundi nkubaza ikibazo kimwe. Mu buzima busanzwe bakunda kuvuga ngo iyo bavuze igihugu kidafite umusaza utanga umuco kirazima, tena bakavuga ngo igihugu kidafite abasore ntigitera kabiri, baba bashatse kuvuga ngo iki? Reka mpere ku basore. Igihugu kidafite umusore ntigitera kabiri. Dufate urugero, iyo ufite umusore aho utabasha kwigerera,
arahasimbuka arahatera akahagera. nizo za ntambwe. Urumva nibyo twahoze tuvuga mu kanya, Murakoze cyane. abasore barazamuka imisozi ya Masisi ya Rucuru bakayizamuka neza, burya ati zamuka genda ukubita uriya mwanzi agasimbuka, ariko umusaza ntiyasimbukayo. Ariko umusaza ashobora kukugira inama akavuga ati nyamara rero uriya muntu ari hariya, unyuze ukoresha ubu buryo ukanyuruha n'aha wahita umufata neza. Urumva abo bantu bari gufashanya bose. Niyo mpamvu yaba umusaza yaba umusore ni magirirane. Kandi umusaza hari ibintu babwira abajene benshi, amateka yahise abantu batabonye, ukababwereza amateka y'ukuntu ibintu byari bimeze. Nk'uko hano dufite abasaza benshi batubwira amateka, abenshi twagiye dukura tutazi, turumva intambara nyinshi ya Mobutu, tukumva ya Lumumba, ni amateka tugenda dufatira ku basaza. Hari n'uzumva ngo nahoze numva ngo za Magirire, zose tuzikura ku basaza. Abajene rero benshi bamenya amateka y'icyo gihe. Umujene rero mu byinshi byose ahita amenya ukuntu abigenza, akavuga ati okay, byagenze ukuntu. Ari nayo mpamvu ubona muri iyi minsi abajene bameze neza, ibintu bari kubigendamo neza, kandi ugasanga aho bitabaje baratabaye nk'imfura. Sinzi niba nagisubije, ariko ndumva ukuri kuri hafi aho. Wagisubije, nanyuzwe cyane. Kandi dukomeza kubabwira yuko tutahava tutakwamamarije abantu mukeneye ibintu byiza cyane bijyanye n'ibirori birimo protocole ya sale, amaniversaire, ibirori bitandukanye, ibintu bikeneye gutegura ubukwe neza. Amazing TV arabigukorera, akaguhuza n'abantu bameze neza cyane, ari abatahira arabafite, abayobozi bayobora ibirori neza arabafite. Wewe icyo usabwa ni ugukora kuri Amazing TV, ugakora like, comment, subscribe. Ibirori byiza nta wundi ubikesha neza nk'uyu mujyi wa Canada. Ahantu hose uri arahakugeza bijyanye n'uko wifite. Mu bukwe burya bajya bavuga ngo nta muntu ukererwa mu bukwe, ngo buri wese ahagera igihe yatumiriwe. Ndumva neza nawe wagira n'akaye kantu mu minota umwe unagira icyo ubwira abakunzi ba Amazing TV. Ni ikihe kintu ushobora kubwira abantu, ni irihe banga ukoresha kugira ngo ubivuge kuriya kuntu wemererwa kuba wavugana n'umujene ufite ubukwe, we n'umukobwa ukabicaza hamwe ukabaganiriza, warangiza ukabategurira ubukwe butangira kugeza buhumuje, ibirori bigatangira bigahumuza neza, unasezera mu minota 2 gusa uhita ubabwira ciao. Hanyuma ikindi ndibabwireho, ndababwira mukore like, share, comment, subscribe. Ndabakunda. Yari MC Masisi, urakoze cyane. MC Hope ugize neza, rekana wenda nongera kandi kantu. Kuko bivuze neza, muri iyi minsi kuri Amazing TV Show dufite buno abantu batandukanye kubona gutegura amakwe. Dufite aba MC babishoboye, abantu bari muri Canada cyane cyane Halifax, Nova Scotia by'umwihariko, New Brunswick, Quebec duherutse kujyayo nta kibazo. Abo dufite aba MC babishoboye, dufite aba decoratrice babishoboye neza, dufite twambika abageni imyambaro igezweho myiza, abashaka imikenyero, abashaka ibintu bitandukanye, kwambika abageni, aba best man bose, ba marene, ba pare, dufite imyambaro nta kibazo. Icyo cyo kuri Amazing TV Show twaragikemuye. Ikindi cya kabiri ndagira nongera nibutsa abantu ko muri iyi minsi turi gufasha abantu bashaka kuza muri Canada, ku bantu bashaka kuza gukora, ariko abanyeshuri ntabwo turahagera. Ku bantu bashaka kuza gukora nabo turabafasha, ni make cyane, turagufasha ukaza, tanga make, tujya kwa note tukandikiranwa, ubundi ukaza ufite akazi rwose nta kibazo. Sinakubwira ngo uzaze kwiga birahenda cyane, byagusaba amafaranga menshi, ariko uje gukora nta bindi byangombwa, ibindi byo bigenda neza. Icya gatatu rero, ubu turi gufasha abantu kigezweho. Ntibakubwiye ubushize tumaze gufasha abangaye 3 bamaze kubona ibyangombwa byo gutwara amamodoka. Ibyo urabizi, uratanga ubuhamya cyangwa mbivuge? Nkuko yarabivuze rero, hari aho ushobora kuza uri mushyashya, uko waba uri kose, akwigisha amategeko y'umuhanda, ukabona provisoire, ukagenda ukora rimwe, ntabwo ukora kabiri, uhita uyizana, ukaza akagutreninga iminsi 3, ukajya gukorera perime yawe umeze neza cyane, ku buryo bari buhagere bikagenda neza. Kandi tukubwira yuko niwe wenyine wambika abageni, ni umuhanga, agufitiye n'abantu basuka neza cyane. Nabo ni wa hundi wa mukobwa ushobora kuba waragumiwe, yagusutse utera intambwe 2, telefone zigacicikana zishaka nimero yawe. Umuntu wambariye umugeni iyo yamwambitse neza, na babandi bambariye umugeni bahava babonye abo bifuza, ibintu bikaba neza cyane. Turava mu bwiza tujya mu bundi. Ciao, gira icyo ubwira.
Ya murakoze rero abakunzi b'Amazing TV Show, uyu munsi twaje kubaganiriza nk'uko bisanzwe. Mukomeze mudushikire, ni subscribe, like, share na comment, hanyuma ko bikundira aposting ikiganiro cyacu abonye agishe kuri stati. Hari abafite abakunzi benshi babakurikira kuri WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram, ugishireho hanyuma twubake umuryango mugari wa Amazing TV Show. Turabakunda cyane. Ciao ciao. ntibikiri inzozi ku bantu benshi bari bategereje kuba bakwifuza kujya mu mahanga bongeye bashizwe igorora. Mega Global Link yongeye yaje. Abashaka kuza kwiga muri Canada, abashaka kuza gutura muri Canada, abashaka gutembera, Mega Global Link irahari kugira ngo ibafashe. Mega Global Link ifasha umuntu wese wifuza kuba yaza kwiga muri Canada, ari ushaka kuhatura n'umuryango we wose, ari ushaka kuza gutembera ndetse n'ushaka kuza gukorayo rwose muri Canada. Mega Global Link irabafasha. Ushobora kuba nanone wifuza kuba wajya mu bihugu by'Uburayi, Mega Global Link irahari ikagufasha mu gihugu icyo ari cyo cyose wifuza i Burayi. Ushaka kujya kwiga, ushaka kujya guturayo, ushaka gutembera, nabyo irabigufasha. Ibindi muzaduhamagara tubabwire ibisabwa byose. Ni ikigo cyizewe kuko ibyo mukorana byose mujya kwa noteri mukabisinyira, iyo bidaciyemo bagusubiza ibyawe. Murakoze rero, mugane Mega Global Link ubundi mutembere amahanga, dore ku isi yabaye umudugudu, aho washaka hose wahatura.